Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubaye ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Mujya kugezwaho nanjye mukaza rukundo Clarisse. Tugutangira tubagezaho byaranze ikirere cy'uyu munsi ndetse tubagezeho n'iteganyagihe ry'umunsi w'ejo. Uyu munsi twagize ikirere cyaranzwe n'imvura mu masaha mu gitondo ahenshi mu gihugu, ariko uko amasaha yagiye yiyongera byageze ku gicamunsi imvura yagabanutse nk'uko ino foto yafashwe na radari irimo ibyerekana mu masaha ku gicamunsi. Ku munsi w'ejo rero mu masaha mu gitondo ahenshi hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura, nicyo giteganyijwe mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'igipimo cyaho cy'ubushyuhe cy'hagati ya -12 na -16. Reka dukomeze tubagezaho ibizaranga uburengerazuba bw'igihugu cyacu. Biteganyijwe ko rero mu burengerazuba no hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -10 ndetse na -17. -10 zikazapimirwa Nyabihu ariho hazaba hakonje mu turere twose tw'igihugu cyacu. Naho mu ntara y'Amajyaruguru naho hateganyijwe ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -11 ndetse na -15. Musanze n'izaba ikonje mu ntara y'Amajyaruguru izapimirwamo -11. Naho mu ntara y'Iburasirazuba naho hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse ahenshi hazapimirwa -16, uretse Rwamagana izapimirwamo -15 na Bugesera izapimirwamo -17. Umujyi wa Kigali nawo nta mvura iteganyijwemo, zapimirwamo igipimo kizagera kuri -17. Mu masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe imvura ndetse imvura ikumvikanamo inkuba, igipimo cyaho cy'ubushyuhe kiri kuri -24 ndetse na -26. Naho mu ntara y'Iburengerazuba naho hateganyijwe imvura ndetse yumvikanamo inkuba ndetse n'igipimo cyaho cy'ubushyuhe kiri hagati ya -21 na -26. Mu ntara y'Amajyaruguru naho hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -21 na -25. Mu ntara y'Iburasirazuba Nyagatare ndetse na Gatsibo naho hateganyijwe kuzapimirwa -28, aritwo turere tuzaba dushyushye ndetse n'imvura yumvikanamo inkuba, kimwe n'umujyi wa Kigali nawo bifitemo imvura yumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -27. Ku munsi w'ejo rero izuba riteganyijwe kuzarasa saa 11:38 za mu gitondo, rirenga saa 11:59 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugire umugoroba mwiza.